twongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Turasuza mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Turabashimira cyane kubana natwe. Imana ikomeze ibane namwe cyane. Mbasabiye umugisha mbikuye ku mutima. Imana yacishimwe cyane. Ni Labani rero mukunzi wanyu wongeye kugaruka kuri ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane namwe cyane. Mvashe kano ka audio ngira ngo sengane na bene data mwebwe dusengana muzima bwa buri munsi ngo mbasengere kuri telefone, bamwe tugasengana abandi mukambura, ariko nyuze mwiyi nzira kugira ngo mwebwe mwese yenda mbasangize iri nusengesho ribagereho kubera Imana yashiniye komeze kubana namye kandi bagirire neza. Munyemerere dusenge tudatinze, dusenge Imana. Wumve ko ngiye kukwingingira Imana, wowe umaze imyaka utabyara, wowe urwaye, wowe mushomeri akazi ndako, wowe wapurayinze mu gusaba ibyangombwa bicyananze bikanga, ariko nagira ngo nongere ngutangarize ko hakiri ibyiringiro. Kandi ijambo riratubwira ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa bana b'Imana. Niyo mpamvu rero njyewe Imana ndacyayifitiye icyizere, niyo mpamvu ndarambirwa, niyo mpamvu ndacika intege, niyo mpamvu igihe cyose mbora ngusabira, nubwo ndaguhamagara ngo mbikubwire, nubwo tabinyibutsa njyewe, ubwo twamaze kuvugana ukambwira ngo Labani nsengera kwiki, iteka ryose ndabikurikirana kandi ngagendera kuri rya jambo ry'Imana. Yesaya 62 ku murongo wa 6, 7 n'umunani ryari nitubwira ngo yemwe abibutse Uwiteka nimugatuze ndimukamuhwemere kugeza ubwo azaremye ishimwe muri Yerusalemu. Kandi mu byo namaze kumenya, Imana ikorana n'abantu bihanganye bazi gutegereza, kuko muri imyuna yavuze ngo iby'Imana birya abarambereje abarambiwe batashe. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, Imana idukunda, njishijwe bugufi no gusengera uyu mushiki wacu, no gusengera uyu mwene data, kugira ngo data myiza ubane nawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Umubere Imana, umubere umucyo, umubere ibyiringiro. Mbabazi zawe data zigumane nawe, butware bwe data myiza bugumane nawe. Data usumba byose, imigambi yawe bemyesa ko uyu mushiki wanjye, imigambi yawe bemyesa ko uyu mwene data, kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana isumba byose. Ngaho tubere Imana, tubere umucyo data myiza mwami dukunda, tubere ibyiringiro, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Nyemerera data myiza mwami dukunda, ubane n'umugaragu wawe, ubane n'umusha wawe data wa twese myiza, umurengere data kuby'ikibazo cye, kuby'icyifuzo cye. Mubere Imana, mubere umucyo, mubere ibyiringiro Kristo myiza. Imbabazi zawe data zimugote, rukundo rwe data myiza rumurinde data wa twese myiza. Data usumba byose, ndasengera abarwayi mu izina rye rikomeye, babere muganga data wa twese myiza. Uriya mukobwa data usumba byose akiri icyumweru kimwe, mu kindi akarwara, gakira iminsi 2, kuwa 3 akarwara. Data wa twese myiza arafite ikibazo cyo kubura umwuka, ariko ndawundi wabikora, ndawundi wakwiyubahisha uretse mwami usumba byose. Data wa twese myiza mugirire neza n'abandi barwaye bose, ngawe ndabasengeye mwami dukunda. Uriya mwene data urilo Faisali, Mana umugirire neza. Yewe Yesu Kristo amaze ameze muri koma, mugirire neza data, niwe wamuhembura, niwe wamubyutsa. Izina ryawe Yesu rigashyirwa hejuru. Senge n'abandi ngabo data usumba byose, kugira ngo Kristo myiza babere Imana, babere umucyo data usumba byose, babere ibyiringiro kubw'urukundo n'imbabazi zawe. Yesu mwiza mwami dukunda, kora imirimo yawe. Barwaye ubakize, barwariye mu rugo data usumba byose, sengeye uno ufite amadeni, mucira inzira data myiza, abone igisubizo, abone ubwishu. Yewe Yesu Kristo za nzira zawe zirenge 1000 data myiza wanyuriramo data wa twese myiza. Umusha wawe akabona amashimwe, akareka gukwepa amayira n'ibindi bitandukanye data myiza.
akabona Imana. Izina ryawe Yesu mwiza rigashyirwa hejuru, kuko uri Imana nyamana. Ngaho numwemerere Data usumba byose, wowe nje Imana wiyubahishe ndetse ushinzira Data wa twese mwiza, Data usumba byose, Data wa twese mwamudukunda. Sengeye abantu Data bari gushaka abakiriya, ho bagurishe mwamudukunda Data ubagomororere babona abakiriya. Hari ibyo baseye ku isoko ariko Data mwiza biranga, ariko muyu mugoroba ariko Data wa twese mwiza ndateruye ndatuye mu izina ryawe ryera Data ngucinzira bana babona Imana, babona agakiza, babone kwera kwawe. Lefodotade grerime butwarebwa no kwera kwawe Yesu mwiza, biteke biganze kuko uri Imana. Legredotaya deruyuvonime Data ndasenze mu izina rye rikomeye kugira ngo utindane n'abawe, babere Imana, babere umucyo, babere ibyiringiro, imbaraga zawe zikore. Data twese mwiza uyu wapurayinze Data asaba ibyangombwa, nayo ndamusengeye Mwami, imyaka imaze gutambuka. Yawe Yesu mwiza mwamudukunda, hari ibyarambiwe Data wa twese mwiza, ariko ndabwira Imana yanje isumba byose mu ijuru n'isi, nawe hari ibyo warambirwa, izina ryawe rigashyirwa hejuru kuko uri Imana nyamana. Ngaho uyobore, ngaho utegeke, umve gusenga kwacu, umve gusaba kwacu mu izina rye rikome. Data wa twese mwiza, imyaka imaze kuba myinshi, hari ibyo turambirwa, ariko nawe turasenga tuvuga ngo hari ibyo warambirwa, hari ibyo warambirwa Data wa twese mwiza. Ndetse Data wa twese umba byose, ndasenze mvuga ngo Data wobore dosiye yabo, bongere bahamagarwe mu mazina yabo. Dosiye y'umwami udukunda yongere yitabweho kubw'urukundo n'imbabazi zawe, izina ryawe nirishimwe. Lefodotade grerime Data wa twese mwiza, ndasenga Imana kugira ngo utabare, ndasengera umushiki wacu Data usumba byose, myaka imaze kuba myinshi ategereza urubyaro, mubera Imana, mubera umucyo Data wa twese mwiza. Yewe Yesu Kristo, simbavuze mu mazina ariko wowe ubaze mu mazina, mu izina rye rikomeye. Data ndabasengeye Data wa twese mwiza, ubagenderere Data wa twese mwiza, myaka ibaye miremire, wiyubahishe mu izina rye rikomeye, weshe cyubahiro mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, ibyo ukora ubikorere kuyubahisha Data munyembaraga. Aye Yesu we, ndabingingiye ndasenga Imana mu ijuru n'isi, Imana isubiza. Ndasengera abantu bakobwa Data usumba byose, Data wa twese mwiza, beza mu butayu, nyemerera ubabere Imana, babere umucyo, babere ibyiringiro Kristo mwiza. Yewe Yesu Kristo, Data wa twese mwiza, burya Data wa twese umba byose wabahaye imigongo, wowe mugongo ngo aheke muha amabere yo konsa mu izina ryawe ryera. Wamuhaye ibyangombwa byose bimugira Data wa twese mwiza umukobwa, Data usumba byose murengezi mwiza. None nyemerera mwamusumba byose Data wa twese udukunda, Data wa twese mwiza, nabizi kubaka urugo ni isezerano Data wa twese mwiza, kugira urubyaro ni isezerano Data usumba byose murengezi mwiza, kuko Data wa twese mwiza Data munyembaraga ngabasenze Imana Data wa twese mwiza, iri sezerano kuri bo warisohoza Data wa twese mwiza, bagakundwa bagakunda, kuko nabo babyara bigakunda, bakubaka bigakunda, izina ryawe Data rigashyirwa hejuru. Niyo mpamvu uyu mwanya Data Kristo mwiza, ngiye Imana isumba byose, Imana rurema, kugira ngo itindane nabo nyakora ku ngoma, babashishe Yesu mwiza, kubw'urukundo n'imbabazi zawe, izina ryawe nirishimwe. Data munyembaraga Kristo mwiza, Data usumba byose, sengeze no manza uyu mwere Data uri mu manza, Data ndamusengeye Data usumba byose, Data mubera Imana. Sengeye buno burwayi ubwo munda budasobanutse Data ndabusengeye mu izina rye rikomeye, ngukora imirimo n'ibitangaza Data wiyubashe kuko uri Imana. Yewe Yesu Kristo mwamudukunda, gendane n'irisengesho rihe Data wa twese mwiza, risenye ibihome mu izina ryawe ryera, risenye za Yeriko mu izina ryawe ryera, bana babone ibisubizo kuko uri Uwiteka. Data ndakinginga Imana, Mana nyembaraga, Mana mfite ubushobozi, Mana yanje mu izina ryawe ryera. Data usumba byose, wowe uriho ibihe byose, ni wowe twizeye mu izina rye rikomeye. Wowe Data mwiza, uri Elishadayi, Mana ishobora byose. Data wa twese mwiza, mu byo ushoboye n'ibyo uyu mushiki wacu nabyo wabikora mu izina ryawe ryera, n'ibyo umwana Data wabikora, izina rye rigashyirwa hejuru kuko uri gitangaza. Data wa twese umba byose, uri Jehova Shalomo mu izina ryawe ryera, mwamusumba byose. Ngabansenze mvuga ngo uri Imana, uri amahoro yacu Data wa twese mwiza,
byiza nk'ubu buzima. Hari byinshi bitubujije amahoro. Data ndasenze mu izina ryawe ryera ngo ukore imirimo n'ibitangaza. Data wiyobashe kuko uri Imana utanga amahoro. Data mu ngo, mu miryango, mu izina rya Yesu Kristo. Tanga amahoro mu kazi mu izina ryawe ryera. Tanga amahoro mu buzima tubeho bwa buri munsi. Data tubona amahoro mwarakomotse kuri wowe, kugira ngo izina ryawe rishimwe kuko uri Imana yera. Ngaho nutegeke, ngaho nuganze Data usumba byose. Data Kristo w'i Nazareti, Data usumba byose, Data nyakura ku ngoma, ngaho tubera Imana. Uri Jehova Rafa mu izina ryawe ryera. Data batuye usumba byose, uri Imana idukiza indwara zacu mu izina rye rikomeye. Kora imirimo n'ibitangaza, indwara zikire mu izina ryawe ryera, zabaye amayobera ndetse zikire mu izina ryawe Yesu Kristo. Data wa twese mwiza, Data wa twese usumba byose, zikire. Ndazitegetse ngo zikire mu izina ryawe ryera, zikurwaho nawe. Izina ryawe niryo kuko uri igitangaza. Uri Jehova Elohimu, Data wa twese mwiza. Uri Jehova Elohika, Data wa twese mwiza. Uradukunda, izina ryawe niryubahwe. Uri Jehova Nisi, Data wa twese mwiza. Uri Imana nyembaraga, Imana ibihe byose, Imana iteka ryose. Mu izina rye rikomeye, ngano bane n'abana bawe, ubabera Imana, babera umucyo, babera ibyiringiro. Reka imbabazi zawe ziganze ziyobore kandi zitegeke kuko uri Uwiteka. Bana na bene Data n'abashiki bacu Mwami dukunda, Data twese mwiza, nirukanye umwuka mubi w'amayoberane, umwuka mubi wishushanya indwara zidasobanutse kwa muganga babura, ariko Data zikaguma zibabaza ba nyirazo. Data wa twese mwiza, imigongo idasobanutse, Data wa twese mwiza, imitwe idasobanutse, Data wa twese mwiza Mwami dukunda, diabetes idafite impamvu ndazihagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Imivuduko idafite impamvu ndahagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese mwiza, Data usumba byose, ndabasengeye babashiki banje babene Data mu izina rye rikomeye. Ndabasengeye Data ngo bane nabo babera umucyo, kanseri ziveho mu izina rye rikomeye, imivuduko ikurwaho, diabetes ikurwaho mu izina ryawe ryera. Ngano ukora imirimo n'ibitangaza kandi Data nzi Mwami dukunda, sengeye aba bakobwa bose ubabera igisubizo, bubakira ingo, bakure umwuka ubahumanya, bakure umwuka bazakarande, bakure umwuka w'abarozi, bakure umwuka w'umutongerano mu izina rya Yesu Kristo. Bana na muri byose, bafashe muri byose, niko dushimiye Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, 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 amen. Imana ishimwe cyane. Turabakunda, turabahetse, ariko Imana ikabaheka kuturusha. Ni rya sengesho dusenga na muzima bwa buri munsi, iryo nari ngoze nyuze mu izi nzira. Murakoze, Imana ibambere umugisha, mbifurije ibihe byiza amuherereye hirya no hino. Nirabano ubakunda. Amen, amen.